Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mwakoze subscribe ku Cyambu TV, ibihe byiza kuri mwebwe mwese muherereye mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Si mwebwe gusa rero turaha ikaze n'abantu bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukomeza kandi guha felicitation abanyeshuri basoje amashuri y'icyiciro gisoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye cya tronkome, ababashije gutsinda reka mbabwire ngo felicitation, n'abatsindiwe nabo babwire ngo nimushyiremo agatege kugira ngo ubutaha namwe uzabashe gutsinda. Turongeye turagarutse, mwakwibaza ngo noneho turi hehe? Aha turi ni mu murenge, turi mu murenge wuhe? Umurenge wa Kanombe. Aha turi mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza, ariko by'umwihariko ni ahantu hazwi nko mu Wakinwe. Turi kumwe rero n'umugabo mwakunze cyane, araza kubibwira, niwe turi kumwe kuri kamera. Reka anyemerere atangira twibwira amazina yawe. Amazina yanjye kavukire nitwa Nshimirimana Dieudonné. Inkomoko yanjye barabizi benshi bazi ku kazina bita ngo Umurundi, kuko n'ubundi nkomoka i Burundi. Nubwo maze igihe kinini mu Rwanda ariko mvuka i Burundi. Igeze n'abarinziho mu Wakinwe ndetse mu mujyi wa Kigali ahantu henshi baranzi cyane Nshimirimana Dieudonné. Akazina ka Capakirere kaje gate? Akazina ka Capakirere rero naje nkora umugati bita Capakirere, nawise Capakirere ntabwo ari capati, ariko ukaba ushushanyije mu ishusho rya capati, mpita mwita Capakirere. Umugati wakunzwe cyane, narawucuruje vraiment, nubwo umuntu agenda ahura n'ibizazane nk'uwo mugati kabisa, n'ubu hari umupeti nawigishe nawe bamwita iryo zina Capakirere. Ni umugati uba umeze ute? Ni uwuhe mwihariko w'uwo mugati? Uwo mugati umwihariko wawo, uwo mugati nta sukari ugira. Umugati ukorwa mu bintu n'umunyu, n'igitunguru, n'amagi, n'ifarini, ibyo bigakora umugati bita Capakirere. Abantu barawuzi, za convention narawubahaye barabizi, turi kubaka iriya nzu aho za Banyahe mu Busanza barabizi, ni mama bararaye. Nuba ngo mugati wa ni Capakirere? Capakirere ryahise riba n'izina ryanjye ndetse aka kanya. Ntabwo ari Capakirere? Ntabwo ari Capakirere, ni Capakirere. Najyaga ngira ngo ni Capakirere, nani ni Capakirere. Uko babivuga kose bijyamo tu. Nuba ngo niyo mazina bakuziho. Ukaba utuye mu mujyi wa Kinwe. Ebana kabisa, n'ubuyobozi bwose burabizi. Nza kuza naribaruje, baranzi, mfite ibyangombwa. Ebana ndumva ibintu kabisa byari fresh, na n'uyu munsi ni fresh ku bayobozi no mu mudugudu ntawazi. Capakirere rero ni muntu ki? Umuntu utazi Capakirere twibwire kugira ngo arusheho kukumenya. Capakirere ni umuntu ndetse cyari umujene ndetse wambara nk'umusaza, ariko sindashaka vraiment, ariko nitwa Capakirere. Impamvu nitwa Capakirere ni umugati nakoraga, noneho mu mujyi wa Kinwe nkaba naraje mbokereza inyama y'inkoko ya danje bita ngo manjisi. Ako kanya rero manjisi niwe wayizanye? ninjye natangiye kuyikaranga fresh. Manjisi ubu barazigwanira. Manjisi ni inyama y'inkoko. Iyo nyama y'inkoko urabona kumwe babaga nk'inkoko, hanyuma bagenda bashyira ku ruhande nk'iyo bari kwitunganya umutwe wayo, ukuguru kwayo, ikabikora neza fresh. Na wa mwijima wayo igira n'izindi nyama ku ruhande, dukoramo burusheti ya danje, tukayiteka ifiriti, tugahereza umuturage. Nibana ku buryo usoma nko kuyingarika vure mugahita uvuga ati ni mama wararaye. Ni ukuvuga ngo iyo manjisi niwe muntu wayizanye n'ahangaha? Nibana ninjye natangiye kuyikaranga, sinjye nayizanye, nasanze bazikora mu buryo bwo kuyiteka nk'ibiryo byo mu rugo, bakayikaranga bisanzwe. itaba yajya ahantu hahurira abantu benshi bayotsemo burusheti. Njye naje nyikora burusheti fresh, kuva wayifatishije igitoke, ikirayi, ibana bikaba fresh kabisa. None Capa ko watinze gushaka, umuntu yakureba nyine abona ubu ufite imyaka ingahe? Mfite 36. 36? Cyari na mutoya?
naho kari bwabuzima nyine bambara nk'umusaza wa zamani ariko nawe n'ejo bundi 89 nibwo navutse. ubu se ufite sheri? Ebana nagaheze ndetse ntawe mfite w'umwihariko ese wagira sheri Mm. kubona ahantu umuntu abantu ukabona baje inzu barayisenye bahakubise umuturirwa wa danje Mm. uhise ukomeza wa musheri wari uri kumwe nawe ari hafi aho wowe wikomeje za Nyarugugu hepfo iriya za Gakorokombe uruvanye n'umusize mu baciri nawe aho ugenda naho usanga undi ibintu ni stragoni ndetse shefu we. ubu ni ukuvuga ngo nta mu nta mu nta musheri ufite? Eka uwo muba muri kumwe ni babandi muganira nyine nabo baba babesha abandi nta kuvuga ubundi kugira ngo ugire sheri kubanza kureba ibintu bigize urugo ntabwo ari ukuvuga ngo sheri rimwe wumva nk'indirimbo wapi banza kureba ikintu cyagira urugo ukabanza ukareba ati ningira sheri bibaye ngombwa ko mpita mushyira mu mago mushobora no ega ubukwe si bwo ngombwa hari igihe mukundana ugahita mwikomereza ariko iyo ufite byose uravuga ati nawasi n'akazi keza ubona kazabatunga nta kibazo. hari uwo mwigeze mukundana se murabana nibura? Turakundana ariko ushiduka yigurukiye ntumenye igihe yagendeye baramugutwara? batanamutwaye ntumenye igihe yanagendeye uheruka wibereye nyine muri rwa rukundo fresh ariko nyine kubera ko ukuntu utaba ufite ahantu utuye uri umupangayi wimutse nyiri igipangu yagurishije haje undi muntu hakubise inzu ya danje nawe arimutse ubwo nyine wihorera gutyo ariko nyine Imana ibi bireba. ubu umaze kugira nk'abasheri bangahe? Sheri bangahe? Njye vrema maze kugira umusheri umwe wenyine nkiba mu rugo homu isambu kwa data aho bana nagize sheri vrema turuzanya n'abavyeyi baremera ibana tugera no mu magoto. watubwiye ko uturuka i Burundi nibura se hari abantu wibuka mu gace wari utuyemo ngo basuhuze? kubibuka gusa noneho mbere na mbere hari n'umupeti frere wo kwa data wacu aba i Nyamata mu Bugesera no kuri arte ajya aza no kunsura vrema no mu Bakini ngaho basuhuza abantu mu Bugesera b'i Burundi. mbere na mbere niba hari abantu nkunda cyane n'ab'intara ya Kirundo n'igihugu cy'u Burundi na East Africa Community ni bose ndabakunda ariko nyine urabyumva mama we urumva bari ubwa mbere na grand frere na petit frere hano mu Gasura muri commune ya Vumbi aho ni mu ntara ya Kirundo aho baranzi cyane ku mwana wita Rutumo akabanzi kwandika ku magenge Izahaki tuvukana turi 11 aka kanya twese turiho. iwanyu muri abana 11? Keretse muzehe watabarutse wenda na bucura nk'uko kuntu ariko 11 vrema turari kweli bose abo ngabo 11 bose ni n'ibyo kwishimira kuri ngewe bariho. naje kugira ngo tuganire reka nongere mbabwire ngo bakunze b'icyambu TV nge ndi Ramberi nyita Ramberi se cyangwa nyite Terebye nababwiye ngo ndi hano mu mujyi wa Cini aho turi kuganira n'umugabo ni umusore ariko abamuzi babona ngo ari umugabo ariko we avuga ko akiri umusore witwa Chapa Claire niwe turimo kuganira kuri uyu munsi rero tugiye kuganira kuki Chapa uyu munsi wa none mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari gahunda nyinshi zigiye zihari zitandukanye muri gahunda ya guverinoma y'igihugu cyacu cy'u Rwanda rero baza kugira batya baravuga bati dushingiye yuko twifuza ko urubyiruko rukura neza rugakura rugendera mu murongo mwiza reka dushyireho uburyo bwatuma bagira ubuzima bwiza aho urubyiruko byagiye bigaragara ko rutwara inda bakiri batoya reka dushyireho gahunda yo kuba bakwemererwa gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro guhera ku myaka 15 baravuga bati ni ngombwa ko uwo mwana ku bushake yemerewe kuba yakwijyana ku kigo nderabuzima bakamufasha ubwo buryo. Ibyo bintu byumva gute? Ibyo bintu ngiye ukuntu mbyumva ndebye hirya no hino nk'iyo ugiye wumva hirya no hino mu turere runaka hari umwana wabyaye imyaka 14 13 ibyo bintu nko mu gisekuru cya kera ntibyabagaho ariko nk'ubu ngubu bigiye muri gahunda ya leta bakabyumvisha ababyeyi b'abana bumva kuko abana benshi b'ubu ndumva baba bafite ikintu bita irari vrema
ugashiduka umwana yabyariye mu rugo afite imyaka 15, 16 kandi bitari bikwiriye. Iyo gahunda bayumvishije ababyeyi bakavyumva bakabibumvisha ko ari byo, n'abana barabyumva kubera aka kanya ushiduka wa mwana bavuga ni umwana yageze hehe? Yageze mu gihe cyo kubyara. Noneho rero mu gihe cyo kubyara urumva ntibiba bishimishije umuryango, nawe ubwiwe ipfunwe bamugirira muri famiye ntibiba bimeze neza, no kwinuba ugasanga abana bahise bata no mu ngo ku babyeyi, bagiye hirya no hino bigatuma bigera zagara mu rubyiruko. Bibaye ngombwa rwose bagakora bagabikangurira ababyeyi bakumva yuko ibyo bintu bikwiye kumvishwa umwana mu rugo kuva kuri iyo myaka, akaba yumva urwo rukingo rwamufasha, byaba ari byiza cyane. Ndetse ngewe nk'ubu ngubu rwose bibaye ngombwa nk'ibyo njya mbona hirya no hino no muri karitsiye, ukabona umwana yagiye hirya, yari umunyeshuri bamuteye inda kubera ryarari ry'urubyiruko n'ubushyuhe, babyita ngo n'ubushyuhe, kandi sinavuga ngo ni no gushukana kuko n'ababashuka bose sinzi niba nabyita ngo ni kimwe, ariko bibaye byiza babishyira mu bikorwa kuri gahunda z'igihugu, bakabyumvisha ababyeyi n'abana bakabyakira neza, ku buryo umuntu abikora bikunze agafata urwo rukingo ruzamurinda kugira ngo abanze yuzuye ya myaka. Erega n'umwana ushaka urugo atari yuzuye imyaka bikamuberamo iki? Kuba atakubaka urugo, agahita azana bwa bwana mu rugo kandi yari agiye kwitwa umubyeyi, kandi bigahita bipfira aho ngaho kubera ntibiramujyamo neza, ntiyari yakura, ni ibintu byamutunguye. Ndetse bibaye byiza rero byagenda gutyo vraiment twabyishimira, ndetse n'urubyiruko rukabyumva mu gihugu cyose, kubera hari nk'intara njya numva ngo abana babaye benshi bataye amashuri kubera iki kibazo, iyo risike iba ari ndende. Muri ubyumva ute yacu y'uno munsi ni ikiganiro tuzagenda tubagerezaho ku bantu bagiye batandukanye. Muri ubyumva ute yacu ya mbere y'uno munsi, aho turi kumwe na Chapa Claire. Chapa, mu by'ukuri ibyo kumva ko umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yahawe uburyo bwo kuboneza urubyaro, umwana ungana n'aba ngaba turi kubona aha ngaha, mu by'ukuri ntabwo byaba ari uburyo bwo kubakururira mu busambanyi? Umwana ungana n'uyu nguyu ngo yaboneje urubyaro? Yego, ibyo nabyo wenda hari abenshi bahita babitekerezaho ngo bigiye kuba imbarutso yo kuba bana baba bafashe urwo rukingo, bigatuma bibakururira mu nyoshambi ry'ubusambanyi. Ariko ubundi icyo wari kuzaba cyo nicyo uzaba. Niba uyu munsi wari wateguye yuko wananiye ababyeyi uba mu rugo, noneho n'ubwo urukingo utarufite, hari abana b'umutima vraiment nubwo wagira yikaruma akagerageza akihangana, akabana n'umuryango, agategereza ati reka nige ngere imbere nzajya icyerekezaho. Iyo umwana agiye muri ibyo, ubwo nyine n'amashuri biba byatangiye kwanga. Kumva yuko byaba byakura iyo risike ntabwo byaba ari byo vraiment. Ahubwo icyo umuntu ategereza kuva ku myaka 15, kuva ku myaka 15 umuntu yemerewe gutekereza, kubera abatangiye kuba umuntu mukuru, gutekereza icyo azaba cyo n'ibyo areba imbere yiwe kwanza, abireba nawe akavuga ati nzaba iki, nzamera gutya. Hari uwo bavuga ati nzaba mwarimu, nzaba umusirikare, nzaba umupolisi, nzaba muri guverinoma runaka, nzikorera, nzagirana. Urumva rero ndumva ibyo ntibyaba intandaro y'ikibazo vraiment. Muri make nawe ufatanije n'ubuyobozi mu kwemera ko umwana w'imyaka 15 yabasha kujya muri gahunda yo kuboneza urubyaro, ndetse we abigizemo uruhare ku giti cye atabitegetswe n'ubuyobozi. Ndetse nsibye n'ubuyobozi, n'umubyeyi ku giti cye ntiyabishyiramo uruhare, ahubwo we ubwiwe icyo atekereza kuba cyo niwe ategereza kukiyumvamo. None se abavuga yuko byaba ari uburyo bwo gukurura ubusambanyi mu rubyiruko ndetse no kubaho urwaho kugira ngo iyo gahunda babonye umwana w'imyaka 15 yaboneje urubyaro, yenda binumvikane ko agiye guhita yishora mu ngeso nk'izo ngizo z'ubusambanyi, ese ubwo ngubwo ntibyaba ari uburyo bwo abavuga ko ari ukubaha
rugari kugira ngo binjire mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, wowe ubibona gute? Yewe nk'uko mbyumva n'uko mbibona bitewe n'aho ntuye n'ibyo mbona hirya no hino, usibye n'ahantu ntuye, usibye kumva ngo nuko mba mu Wakinyi, hari abantu benshi bahumva bagahita bumva ngo mu Wakinyi, hari n'abaza baje kuhareba bavuga ati ni mu Wakinyi, bafite ahantu bita nko ku Cyawisa, nk'iyo abantu bavuga ati ndashaka kureba ku Cyawisa, ahantu nk'umuntu yaba yakwicagurira, ndetse ni nko ku isoko ku Cyawisa niko bahize. None se aho ku Cyawisa, Mm. ku Cyawisa ubushize twahageze ari nijoro Mm. ntitwabasha kuhasura, aho ku Cyawisa hameze Ku hate? Cyawisa ni hahantu, ni nka ya ntebe nyine, ndetse si n'ibintu birenze vrema, sibyo, si n'ibintu birenze. Ku Cyawisa ni hahantu abantu nyine abantu b'abakobwa bicara, Mm. ba bantu nyine urabona, hari abantu nyine byacanze ndetse byabayeho, noneho Mm. iyo bibabayeho gutyo baragenda aho ngaho, baravuga ati nyine ni ukujya aho ku Cyawisa, kujya wa mugabo uva gukora igifuni cyangwa ikiyede cyangwa na wa munyonzi akavuga ati rero kwiyaranja ngo bibaho, akavuga ati ndamugebuza mujyane iwanjye ansigire ibyo bibiri, akaba yakwirwa mu rugo nta kazi afite, agakaraba ako kanya. Impamvu utababonye biga mukiza hariya, hari abantu benshi bahita bavuga ati oya batazambona iwacu hariya za Nyamagabe, za Gitarama, hehe bansanga ngo ndi ku Cyawisa, bakanga kwigaragaza, ndetse barabibonye niba bashaka kwigaragaza, Mm. ariko nkatwe rwose abantu b'abagabo nyine urabona bibabaho, bakavuga ati rero nanyweye agacupa reka njye kwirarira kuri uriya mukobwa wibana, musigire ibyo bintu niba nabonye agacumi. Mm. Aho niho bita ku Cyawisa bibaho rwose. Aho ku Cyawisa se ni ukuvuga ngo nimba ushaka umuntu uri buze kugira ngo mwigirire, ni ukuvuga ngo iyo ugiye ku Cyawisa aho ngaho bihita Kenshi bihura. nk'abantu bibana, urabona haba abasore bibana, haba abakobwa bibana, aravuga ati urazi iwanjye ndazi iwawe, ubwo nyine mubyumvikanaho, yajya iwawe wajya iwiwe, ubwo ni gahunda mwumvikanyeho vrema. Mm. Mm. Aho ngaho ku kugira ngo bahite se ku Cyawisa ni ukuvuga ngo iyo ufite Wisa bihita bitu. Ndetse ni akanomero ubwabo bihaye, ku buryo nawe wanyuze ubwawe ugakurembuza ati ndibana, waba wanyuze uri umugabo ati ndibana, wowe unyweye agacupa rero ku muntu wibana, nawe uvuga ati rero reka ngende umuntu wibana uyu munsi ngire umuntu umara imbeho. Oya niba ukwibwira ngo ndibana, arakunda guhamagara yewe. iyo ugeze aho ku Cyawisa akakureba ahita akurembuza ati buriya Iyo mubone hanyuze niba ndibana. bahari ari nk'umunani cyangwa batandatu, hari abagiye, hari abategera ku tubari, abategera hafi aho hirya no hino, ariko aho ngaho iyo ubanyuzeho aravuga ati ujya mugabo arayafite reka muhamagare, rero uyu munsi ko yansigira ay'ibirayi. Ntabwo bisaba ngo wowe umwihamagare, nawe iyo akubonye akaba yabonye ko usa nk'ufite ahubwo se agafaranga. wamunyura atakwihamagarije? Oya Reka reka. wahita aguhamagara akakubwira ati bikubwira ko ati ndibana ngwino sheri, nta na gahunda mufitanye nawe, hari igihe rero usanga n'ubundi wari warabuze aho umuhera, ugahita uvuga ati ndafatiraho tu. Rero ako ibyo ngibyo nta bantu muri ba bana ntabajyamo. nicyo nari ngiye kugarukaho ndimo mbaza ngo ese aho ngaho mu Cyawisa ntitwaba turimo tuhasanga abo bana bari munsi y'imyaka 18? Ni abakecuru? Hajya si abakecuru, ni abantu bakuze. Iyo umuntu amaze kubyara rimwe akaba yikodesha inzu, akaba afata ikara akajya kwihigira icyo kiyedi, akaba yikorera ikiraka yikodesha inzu, ni umuntu mukuru arigenga, yasezeye iwabo, niba yibanira ndetse benshi bashobora nko kubyara umwana agahita amujyana mu cyaro kwa mukecuru, agahita yigarukira ari inkumi, kugira ngo babone kumukunda cyane. Ni ukuvuga ngo aho ngaho nta bana baba bahari? Reka reka nta n'umwana w'umukobwa wakandagira, kubera nabo ubwibo bamwihanira, baravuga ati none se njyewe mfite umwana w'umukobwa afite imyaka 8, 11, none ndi hano, none n'umwana hansange, nujya mwana reka reka abana barabirukana, bahemerera umwana umaze kubyara, ufite umwana nyine wibana muri urwo rwego. Ni ukuvuga ngo umwana umuntu
abo nibo bakunda kwita ngo ni abafiyemeri. Mhm. Ni ukuvuga ngo ni kuri ofisi y'abafiyemeri. Sinjya ukuntu babyita rero ariko Ni ku birindiro bikuru byabo. ni aho ngaho ni inkoko ni agasima ni nka ka gasima k'abakowe nabo bafite agasima kabo ku buryo akihamagarira mukaganira aho urumva ntiwagenda ahantu yimere neza yanatetse yateguye ubwo nawe nyine urumva urasanga yarasiye nyine nuko biba bimeze i Kigali. BJ baravuga ngo tawuni ni tawuni. Muri ubyumvute yacu y'uno munsi bwana Capa Kerere akaba agira ati ni ngombwa ko urubyiruko rwayoboka inzira yo kuboneza urubyaro kuko abona ko we atari ubusambanyi nubwo hari benshi babigaruka bavuga ko ari uburyo bwo gukurura ubusambanyi kandi koko nanjye niko mbibona. Ni byiza ko urubyiruko rugana iyo gahunda iyo leta itekereje ikintu inama y'abaminisitiri ikakigaho bakabona ko gikwiye, navuga ngo ntabwo ari uburyo bubi nubwo hari benshi bagenda baganira kuri iyo ngingo bakavuga ko ari uburyo bwo guca umuco, ari uburyo bwo guha urwaho urubyiruko. Capa Kerere we aragira ati ntabwo ariko biri cyane rwose ntabwo ariko biri n'ubyumva n'uzabibona hirya no hino yumve ko atari ko biri ahubwo ibyo bintu byaba ari fureshi. mbese Capa ujya usenga? Byadanje byatari kweri. Ndagira ngo usengere rero urubyiruko kuko urubyiruko uko iminsi igenda ishira urubyiruko rugenda ruhinduka kugira ngo banze uririmba akaririmbo kamwe umara kukaririmba akaririmbo k'Imana ujya umenya sinabura akaririmbo ka Theo nigeze kumva uririmba banze ukaririmbe nurangiza usengere urubyiruko. ubundi ngewe gusenga kwanjye simvuga nsengera muri gatolika, simvuga nsengera muri ekleziya runaka mudive umwisilamu iki ngewe icyo nkunda gusa ni ugusenga. Gusenga kwanjye rero mbanza kwiragiza Uwiteka. Iteka rero umwiragije yewe nasengeye muri ADEPR, nasengeye muri ekleziya gatoliki, nasengeye mu Isilamu ndetse kwa kuntu nyine umuntu agenda asenga kubera nge kuko hose nasanze bavuga Imana tu no muri Isilamu amaherezo ni Imana bavuga. Ahantu hose ubundi gusenga ukira kuba usenga wizera Imana, udasenga sindasanga abantu basenga shitani aho sinzakandagira. Ndashaka ahantu hose bavuga Imana kandi aho ngiye gusenga usanga hari Abanyarwanda, hari Amakongomani, Abarundi, Abatanzaniya ndetse aba East Africa ndetse no ku mugabane w'Uburayi hose basenga bavuga ati Imana baravuga ngo ni Nurudende. Reka rero kuri iki gicamunsi cy'aya masaha ndumva mu gitondo nasenze niyo njya kuryama nubwo navuga ati onodi pere onodi senke supri amen, ako kanya namaze gusenga ubwo nasengera urubyiruko muri rusange gukora ku rumenyetso none se ubwo ni ukuvuga ngo urubyiruko rwose bararusengeye rugiye mu murongo mwiza ako kanya kabisa. ngaho rero baririmbira ka karirimbo yarengeye kubaririmbira akaririmbo ntibakunze kukumva ariko nakunze kukaririmba kera mfite nk'imyaka 8 i Burundi, urumva ko mba nkikibuka arimba babashimye kuduga kwiza bibera mu masezerano hereka Imana ibyabo byose ngo maze nabibereke ibyayo byose kuduga ku misozi y'Imana nuguwe terera imbere yayo nukici imigabo yawe yose ukumvira icyo Imana ikubarira ukumvira icyo Imana ikubarira. Ako karimbo rero nako naririmba i Burundi ariko rero uturirimbo twinshi cyane nagiye numva dukora ku mitima. Ujya hari nk'umusaza navuga bamwita Ndera, ni umusaza uzwi cyane tewe indirimbo yose wavuga ati niya Theo irumvikana
hari akaririmbo na kamwe ka Theo uzi? katewe Mm. yoyoyoyo habanza nkagatekereza ariko Agira izitwa icyifuzo, bararirimba akagira ikibita ikigeragezo, akagira izo bita ni nyinshi. ntabwo nari n'ibindirimbo nyinshi ndaririmba agapaje kamwe kaba gahagije kuko sindi umuhanzi. Ikigeragezo si karande kandi si n'umurage, ikigeragezo si karande kandi si n'umurage, umugabane wagabanye ntako bikokamye Nabikiza urubwa ayo warize wayahoza, hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorera ngo ni bucya, ariko bugacya n'ejo bugacya n'ejo bugacya. Murakoze cyane inshuti z'Imana, uwo mugabo sha araririmba bya hatari. Chapa Claire urakoze cyane. Muri gahunda zacu za ubyumva ute mu kiganiro ubyumva ute cyacu cy'uno munsi, reka mbashimire kandi nongere mbabwire ngo niba aribwo bwa mbere ugeze hano mu rugo ibuka gukora subscribe ndetse ukore share kugira ngo tujye tubana, ukande like, utange comment. Ni byiza ko mutubwira ku biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi, ndetse mukanatugira inama y'icyo twakora, biba ari byiza kurusha. Murakoze cyane, ndabashimiye, amahoro y'Imana nabane nawe.